ikibazo cye yabanje kugaragara nkuko abo mudugudu bagaragaje ikibazo nawe eri hari ibyo yabonye noneho hano agaragaza igituma asuka amaganya imbere y'Uwiteka akimara kumva ikibazo gitera hana gusuka amaganya ntiyasabye kujya gufata y'iminsi ibiri yahise yatura ijambo nk'uwasizwe aravuga ngo genda ntiyanavuze ngo Imana irambwiye genda amahoro Imana ya Isiraheli iguhe icyo kuba yabanje kugaragaza ikibazo yahereye ku kibazo yagaragaje ntavuze ngo irambwiye genda amahoro iguhe icyo umutima ushaka genda amahoro imbaraga z'ururimi rwasizwe genda amahoro Imana iguhe icyo wayisabye genda amahoro simvuze ko imbwiye ndatuye nk'uwasizwe genda amahoro Imana iguhe icyo wayisabye kuko ugaragaje impamvu ugaragaje ikibazo genda amahoro genda amahoro gusa genda amahoro Imana ya Isiraheli ubushatse wakwizera muri ringi genda amahoro hari abantu benshi badukurikiranye bafite ubuhanuzi bagendanye igihe kirekire kandi nibwo bafite ubuhanuzi bwinshi cyane bagendanye ariko ubu buhanuzi bwaraje bukubitana n'imigozi y'iwabo bukubitana n'ibintu bibahambiriye turi mu mikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka ariko turacyari ku mukasi noneho ibi bintu biracyabahambiriye biracyabaziritse niyo mpamvu Yesaya 6 kabiri avuga ngo 6 ngo abibutse Uwiteka nimo gahweme kugeza igihe Yerusalemu iyo rero maze kubuhuka ibi byose nawe utangira kubyikorera turagira ngo bano bantu nabo tubabohore nabo nibarangiza bagira ibintu bazajya biyirukanira Imana ibaho umugisha bene data twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ni Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE kubasuza muhabwe umugisha n'Imana ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'umukozi w'Imana nitwa Mbarishimana John ndi umuvuga butumwa bwiza ndabashuje mu izina rya Imana ibaho umugisha amen reka dusenge yego Mana tugushyize hejuru kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuwishimiremo tuje hano kubwo abantu bawe waremye kugira ngo tubashe kubaganiza ijambo ry'Imana Igitabo cy'Abefeso igice cya 2 ravuga ngo kuko turaba Imana yaremye tureme imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo twemereho muri uyu mwanya tubone imirimo yawe ndetse n'ibitangaza byawe mu izina rya Yesu amen Evangelist John karame ubushize twabwiye abantu twavuze ku mukasi wa 5 yego uriya mukasi wa 5 twaravuze nitwawusoza kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire tubabwira ko umukasi uzakurikiraho ku wa mbere uzaba umukasi wo tuzabanza wo kuvuga wa 6 tuzabanza tukabanza tugahishurira abantu bimwe tutaye twarangije mu mukasi wa mbere ariko twarebye dusanga ku wa mbere bizaba ari kera kuko ari ibindi biganiro bindi bizabyaraciyeho nibwo rero tuhise tuvuga ngo reka tubikore hakiri kare kugira ngo abantu batari babyibagirwa batarumva ibintu byinshi bumva ubusesenguzi bw'uyu mukasi wa 5 twarimo tuvuga ngo Elisha humanura amazi y'Yeriko twarimo tuvuga imbaraga z'ururimi rw'uwasizwe ariko ufite imigabane ibiri reka dusesengura aka kantu abantu babashaho kukumva urumva icyambere ni kimwe nubwo twese cyangwa nubwo bose bafite indimi zo kuvuga ariko ntabwo ari bose abisigiwe n'ufite ururimi rw'uwasizwe kimwe nuko n'uwavumye nawe yarabisigiwe hagomba kuza ufite imigabane ibiri rero akavuguruza ibyo wavumye ese John uwavumye ubwo bayasizwe nande urumva yavumye mu izina ry'Uwiteka nizarubwo nkuko mu kanwa k'abakozi w'Imana havamo umugisha hakavamo n'umuvumo byose biva mu kanwa k'umukozi w'Imana Yosuwa yavumye mu izina ry'Uwiteka nuje kuvumura aravumura mu izina ry'Uwiteka bivuze ngo bose nabasizwe n'Uwiteka ahubwo bigatandukanira ikigiye gusohoka muri bo hari avumye mu izina ry'Uwiteka hari uje kuvumura kandi mbibutse ko hari uwavumye uje kuvumura hagomba kuza afite amavuta nk'ay'uwavumye kuko ntago havumura ufite amavuta ari munsi y'uwavumye bivuze ngo hagomba kuza ufite ururimi rw'uwasizwe kabiri afite imigabane ibiri nk'iy'uwavumye kugira ngo avuguruze cyangwa ahindure iby'aya magambo wa undi wa mbere yavuze
good. yego. Wanyemera ugasoma Yeremiya 5:14. Yeremiya 5:14. Yeremiya 5:14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga ritya iti, ubwo bavuze iryo jambo dore nzabahindura ingwe. Ubwo barivuze aba ni bande? Ni abakurambere, yes, ni abanzi, ni abakwanga, ni abakohereza amagambo y'imitongero, ni abavuga ngo ntacyo uzimarira, ni abavuga ngo ntacyo uzageraho, ni abavuga ngo uko tukubona ngo iwanyu ntabihava. None Bibiliya yavuze ngo ubwo bavuze iryo jambo dore nzabahindura ingwe. Aba bantu bagiye guhinduka ingwe, n'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe, azabatwika. Yego. Aho noneho aho ngaho ugomba gukoresha ururimi rwawe we wavuma, kuko n'abajya kuvuma bakoresheje ururimi. Aho rero ukenewe kwivuga amagambo ariko ukoresheje ururimi rwawe. Ariko noneho hari ibyo udakoresha ururimi rwawe ukenera akanwa kuwasizwe. Yes. Rero impamvu buriya nanjye nari meze nk'urimo ubariza abantu. Urabona Elisha uyu nguyu yagiye kuvumura uyu mudugudu w'Yeriko. Ari yaravumwe na Yeshua, yari umukozi w'Imana, havumurwa n'umuhanuzi. Ariko noneho nizo mana zabo zaba abantu bamwe batizera nabo burya baba barasizwe. Nuko afite ikirere kindi yasigiwe, agasigwa wenda n'umukurambere, agasigwa n'imyuka y'ibyo yihuje nabyo. Kandi tujye twemera ko n'imbaraga za Satani zirakora. Tuzamamaza, twamamaza imbaraga z'umwami Yesu, twamamaza imbaraga za Yesu Kristo, twamamaza imbaraga ziva mu maraso. Ariko twemera ko n'imbaraga za Satani zibaho. Uyu muntu ufite imigabane ibiri kugira ngo abadukurikiye batwumve. Icyambere agomba kuba yaravutse ubwa kabiri. Yego. Yaravutse ubwa kabiri. Imbaraga zo kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya iravuga muri Yohana 1:12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ni babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa se bw'umugabo, ngo ahubwo abo babyawe n'Imana. Ntabwo bishoboka yuko uwo muntu utaravuka ubwa kabiri ngo yakire Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwe, arerwe, nyuma yo kurerwa afata ikindi gihe kindi cyo kongera gusigwa. Kubera iki? Eliya ari mu buvumo bwe Horebu, Imana yara ubwo yavugaga ngo abahanuzi bose babishe babamaze, aravuga ngo ni njye ngenyine usigaye. Imana iramubwiye ngo ceceka, mfite ibihumbi 7 nisigarishe bitarapfukamira Bayali. Iramubwira ngo genda ufata Yehu umwimikisha amavuta, ufate Yezereli umwimikisha amavuta, ngo uzarokoka inkota ya Yehu, iya Yezereli izamufata. Imana imubwira ari amagambo, iramubwira ngo genda ufate Elisha mwene Shafati umusiga amavuta. Mu kuvuga ngo yaragiye amutera umwitero, aramukurikira, aragenda arasezera se na nyina aramukurikira. Muri uko kumurikurikira yararimo amwigisha, yararimo amutoza, yararimo amugira icyo agomba kubacyo, agera ku rwego none ajya gusingira imigabane ibiri. Eliya mu isezerano rya kera yashushanyaga Kristo mu isezerano rishya. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7 haravuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Elisha nawe ibyarindamu ye byagaragaraga nk'ibimasa, yahingishaga ibimasa, nawe yabitekereje nk'igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero yabonaga muri Kristo. Ariko yari atarayishurirwa Kristo, yari yarayishuriwe umuhanuzi Eliya. Wise ubyumva noneho rero. Uwo muntu rero ufite imigabane ibiri ni umuntu ubwabyo ukishijwe. Ikindi wasizwe, warambuwe ibiganza, kuko Yesuwa yari yararambuwe ibiganza na Mose. Na Elisha yakiri umugabane wa kabiri aweshejwe na Eliya. Iki kintu mvuze muracyumvise? Agomba kuba ari umuntu warambitsweho ibiganza agaheshwa ubwo bubasha. Wabyumvise? Kuko uyu muntu niyo gusezeranije, umva iki kintu, ubusezeranye, ibyo biri muri ya migisha imwe y'igitambye imwe tuvuga twagiye
umugabo witwa Eri uramwibuka? Yego. Abami ba kabiri Samuel wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 17. Yabwiye Ana aramubwira ngo genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguhe icyo wayisabye. Yego. Kumvikana turi ku rurimi rw'uwasizwe. Eri yari ari mu mwuka, ntabwo byamusabye ko ajya mu mwuka, we yaratuye gusa. Yari yarasizwe. Barahuye gusa, aramubwira uzageza isindwe ryawe, undi ati ntabwo nanyoye vino. Aya magambo ndayaterwa n'agahinda. Abagaragaje ikibazo cye yabanje kugaragara nkuko ab'umudugudu bagaragaje ikibazo. nawe Eri hari ibyo yabonye. Hana agaragaza igituma asuka amaganya imbere y'Uwiteka. Era kimara kumva ikibazo gitera Hana gusuka amaganya, ntiyasabye kujya gufata y'iminsi ibiri. Yahise yatura ijambo nk'uwasizwe. Aravuga ngo genda. Ntiyanavuze ngo Imana irambwiye. Genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguhe icyo. Kuba yabanje kugaragaza ikibazo, yatuye ahereye ku kibazo yagaragaje. Ntavuze ngo irambwiye, genda amahoro. Genda amahoro. Iguhe icyo umutima ushaka. Genda amahoro. Imbaraga z'ururimi rw'uwasizwe. Genda amahoro. Imana iguhe icyo wayisabye. Genda amahoro. Simvuze ko imbwiye ndatuye nk'uwasizwe. Genda amahoro. Imana iguhe icyo wayisabye kuko ugaragaje impamvu, ugaragaje ikibazo. Genda amahoro. Genda amahoro gusa. Genda amahoro. Imana ya Isiraheli. Ubushatse wakwizera muri ringi. Genda amahoro. Ukakira icyo. Ana we yari yagiye arira. Anyeganyeza iminwa. Yayindi uburyo bwo gusenga. Ari muyo bita sirasiye. Aragenda ababaye n'umubabaro. Era kimubona. Umugore wasinze. Nigeze yivumbura. Kuko iki yarazi icyo Eri yasinze. Yaravuga ngo nubwo wavuga ijambo rimwe gusa, jewe ndakira. Aramutumbira we yizera ikirere kimuri. Ubundi yigeze imbere y'uwasizwe ubukwiye no kwizera. Ukizera ikirere kimuriho. Wireba ibyo abantu bamuvuze. Hagiye tugenda imbere y'abantu basizwe kubera karande yo kureba ibitatureba, tukajya kwita ku byo twumvise ku muntu. Prophet maze iminsi mbibwira abantu, nkabwira abantu ntikibazo abantu bagira, hari igihe barebera abakozi b'Imana mu byo bafite. Yego. Kandi mbibutse yuko icyo basigiwe kiruta icyo bafite. Ndio. Ako kandi hari igihe umuntu aba adafite ariko yarasigiwe. Ugasanga umuntu ntafite urubyaro ariko yasigiwe guhesha abandi urubyaro. Rero biragoye yuko wizera. Iyo utizeye batise umuntu utarabyara, ngiye baransengera mbyare kandi duhuje ikibazo nubwo atarabyara ariko yasigiwe guhesha abandi urubyaro. Bivuze ngo iyo hanze amaso icyo afite bituma utakira icyo yasigiwe. Yesaya 6:1 niko bavuga. Umwuka w'Uwiteka ari kuri. Uwiteka yasigiye kandi yasigiyeho. Wowe udukurikiye uyu munsi nawe Imana ize kuza kugira ibintu gusigira. Eri yari yarasigiwe kubohora ababoshye. Eri yari yarasizwe nk'umutambyi. Baryita ijambo ry'uwasizwe. Aramubwira ngo genda amahoro. Imana ya Isiraheli iguhe icyo wayisabye. Turiruka. Uwitwa Namani uramwibuka? Yego. Yaje afite ibibembe. Yahawe amakuru n'akana kakaje. Banyaze. Ageze ibukuru tiyano nitwo ntacyo twabikoraho. Yagiye kureba umwami. Yaramanutse ajya kureba Prophet Ernest. Ufite imigabane ingahe? 2. Yari yarasizwe. Akimugeraho aramubwira ngo genda bire muri Yorodani 7. Ahita yivumbura. Aravuga ngo iwacu hari inzuzi nyinshi. Zirusha ubwizi zingizi zanga. Ntabwo najya kwivuruguta jewe menya n'agaciro kangisha. Yari general rero. Umugabo w'ingabo za Syria. Aravuga ngo reka je ntabwo najya kwigaragura je sinajya kwivuruguta. Aravuga ngo habe no kuza basi ngo arembye akaganza. Uzijambo yamubwiye. Yahise amwihorera. Abagaragu bamuga ngo yaza kugusaba ibindi ni wari kubikora. Ariko ndagira ngo mwibutse naga igifite agaciro kuri Namani samazi. Igifite agaciro ni ijambo. Kandi ry'uwasizwe. Ijambo ry'uwasizwe. Umunsi yumviraga ijambo ry'uwasizwe, akamanuka kajya muri ari yamazi akibira. Bibiri iravuga ngo yavuyemo ibibembe bye ngo bikize ngo umubiri ubaye nk'uruhinja.
kubera iki yahuye n'ijambo ry'uwasizwe. Inyanja itukura nta kindi kintu cyayigabanyijemo kabiri, ni ijambo ry'uwasizwe. Urizi ko namani iyo yinjira muri aya mazi wasizwe ataravuga ntabwo byari kuko se ubwa mbere yarigiye mu mazi, ariko nk'amazi asanzwe yari yavuye wadakarabye, yari yakarabye, ariko ijambo ry'uwasizwe rihindura amazi umuti. Yari yavuye wadakarabye, yari yakarabye, ariko ijambo ry'uwasizwe, ijambo ry'uwasizwe. Nese uyu mudugudu ntibari bawuriho, ariko uyu mudugudu wari ukeneye ijambo ry'uwasizwe kandi ufite imigabane. Ijambo ry'uwasizwe uhura naryo, witwaga kanseri durumwe akahita akubwira ngo uyu munsi ukamuzanira umuntu. Ubu ngubu ijambo ry'uwasizwe niryo ryakugeze ubu. Avuga ijambo mukaba mubaye umwe nako kanya, kugira ngo hazabeho ikintu gituma kibada ni ukujya mu mategeko guhamagara kandi yararivuze ijambo ry'uwasizwe. Nese kafata umugati akawusengera akavuga ngo uhindutse umubiri wa Kristo ngo nk'urwibutse, divayi akahindura amaraso. Usoma Abakorino ba mbere igice cyawe cya 11 umurongo wa 23 ugeze 30, uze kuza kumva ngo iyo wibeshye ngo kabirya uko wishakiye ukarya iryo gaburo rigera utitaye ku mubiri w'umwami ngo urarwaragurika, ngo ndetse bamwe na bamwe bagasinzira. Usinzirijwe n'iki? Usinzirijwe na ririya jambo. Nese ndi kwajya gurya ni wari umugati usanzwe, niwajya gufata se divayi cyangwa se soji ukayinywa, niwe nywaga ari bisanzwe. None kuki aka kanya none ugiye kuyinywa karwara? Nuko hari ijambo ry'uwasizwe ngo wabikoze utitaye ku mubiri w'umwami. Kubera iki? Ibyahishuwe 11:6 aravuga ngo abo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, ngo kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso. Nibwo bwa butware Eliya yahagazemo. Aravuga ngo ngewe Eliya imvura afashe ibyemezo ntabwo izongera kugwa kugeza imyaka 3 kugeza igihe nzabitegekera. Imvura yifatiye mu kirere imyaka 3 n'amezi 6 irarangira, yongera kuyirekura. Akavuga ijambo ry'uwasizwe kandi yagiye kubikora nta kimana, ntabwo ari yavuganye nayo. Erega burya Imana ikora ibyo twavuze igakora n'ibyo yavuze. Ijambo ry'uwasizwe nibyarangiriye aho. Yesu mureba, Yesu arimo arwana. Yesu w'igice cya mbere Yesu w'igice cya 10 umurongo wa 12, umva ukuntu Bibiliya ivuga. Biravuga ngo nuko Yesu ngo arabihanangiriza ararahira imbere y'Uwiteka, aravuga ngo zuba hagarara, ngo ako kanya kibivuga ngo izuba ryese rihagararira aho rigeze. Ngo arongera aravuga ngo nawe kwezi hagarara, ukwezi kwita guhagarara, ngo ndagira ngo mbanze ndwane n'ababisha banjye kugeza igihe mbarangirije. Yesu yarisizwe yarafite imigabane ibiri. Izuba ryese rihagarara, bagira ku rwego bavuga ngo ririya, abasesenguzi ba theology bajya bavuga ko kuriya ririya zuba yafashe na kuriya kwezi batekereza ko yabifashe mu kwezi kwa kabiri. Niyo mpamvu kuriya kwezi ubona kutajya kugera iminsi 30. Iyo uhuye n'uwasizwe ashobora gufata umunsi wawe w'imibabaro akawukura mu minsi yawe, akagusigira iminsi y'ibyishimo. Umunsi w'ubugumba akawukura mu minsi wigeze ugira, akagusigira umunsi wo gusama. Nibyo Eli yakoreye Ana. Wabyumvise? Inyanja itukura uze gusoma Kuva, Bibiliya uko ivuga. Mose ngo atakira Uwiteka. Uwiteka abaza Mose ngo ni iki gitumye unakira? Ndagira nkwibutse ko baguruka bava muri Egiputa. Imana yari yamubwira avuga ngo iyi nyingi nihagarara. Igitabo cyo Kuva 13:17 kugeza 21 iramubwira ngo iyi nyingi nizajya igenda mujye mugenda, nihagarara muhagarare, nihaguruka muhaguruke. Nuko ko Imana yari yababwiye. Nta kindi Imana bari bigeze bavugana. Bageze ku nyanja itukura hari nijoro, inkingi yahise komeza itayambuka. Buriya iriya nyingi cyangwa se iriya nyenyeri yayikurikira, kuko iriya nyingi yabagendaga imbere yari Kristo. Buriya iyo akandagiramo inyanja yari bubaha inzira, kubera inkingi yari yambutse. Ariko bageze ku nyanja itukura, Mose agira ubwoba nk'umuntu, atakira Uwiteka. Uwiteka arazira maze ati ni iki gitumye nakira? Nakubwiye ko inkingi nihagarara uri buhagarare, nikomeza ukomeza. None ko yagiye wahagaritswe n'iki? Uratakishwa n'iki? Kumukomeze mugende. Wowe kurikiza ibyo nakubwiye. Rero ugomba gukurikiza ijambo wasizwe yavuze. Arangije Mose yumva nawe arigaye, ahita ahindukira nk'umuyobozi. Iyo wasizwe Imana iguha authority. Iyo wasizwe Imana ishyigikira ibyo uvuze. Iyo haleluya bene sara do matezara mazere. Mose arahindukira
areba abisiraheli arababwira ngo nimwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire ryari vuga ngo uyu munsi aravuga ngo Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Abisiraheli bararebana ati Mose yabera atubwije ukuri ubundi se tuzongera kubona yaraze ngo abanyefita mubonye aravuga ngo abanyegiputa mubonye nimuzongera kubabonesha amaso ukuri. Iri jambo yavuze ntago ari Imana ririmo. Oya si Imana ari mu bwiza nta nubwo yazamutse ku musozi bajye gusenga. Oya Mose icyambere yari yagutse mu bitekerezo. Icyo ni ikintu cyambere yari afite. Hari ukuntu umuntu aba yarasizwe ariko akaba nagutse no mu bitekerezo. Ari n'igihe umuntu asigwa akaba ataramenya ubutunzi bw'Imana bumuri we. Wabyumvise nicyo kibazo. Munesi uriya niyasizwe ubwe uri mu kwaturaho naramenya ubutunzi bw'Imana buri muri we. Mose ako kanya iryo jambo Imana yamubwiye yahise ayishurirwa ubutunzi bw'Imana buri muri we. Ayitanurira ingabo z'abanyegiputa aravuga ngo n'umubabaro mwinshi nagize ingabo muzongera kuzibonesha amaso ukundi. Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. None ayitare mu rugamba yahise ari mu rugamba akoresheje akanwa akakanwa kare mu rugamba rw'abadayimoni bagatangira gusubiranamo mu buzima bwawe. Akakanwa ndohereza izi mbaraga mu izina rya Yesu. Ibintu byose byari bikwatatse nibitangira bisubiranemo. Abakuvugaga nibatangire basubiranemo. Abakurogaga nibatangire basubiranemo. Abaguhungabanyije oya urabizi sibwo bwa mbere na Yoshafati Imana yabateje gusubiranamo. Urabyibuka ntabwo ari bwo bwa mbere zaba zisubiranyemo. Ntabwo ari bwo bwa mbere Imana yabikurwaniriye. Ntabwo ari bwo bwa mbere Imana yabibikoze. Ntabwo ari bwo bwa mbere waba ubonye amaboko y'Imana. Ntabwo ari bwo bwa mbere waba ubonye imirimo y'Imana. Ya Mana wabonye cya gihe ongera uyibone mu izina rya Yesu. Ya Mana wabonye ya saha niko Manowa yavuga ngo uwo muntu w'Imana yongera agaruka. Iyo wabonye muri byabe yongera igaruka kandi kugira ibyikora kandi yaragarutse kuko yabyatuye yaragarutse mbaraga z'ijambo mbaraga z'ijambo ry'uwasizwe mbaraga ururimi rw'uwasizwe rurakubohora. Abise bari baraboshwe n'ubwo buretwa bwarabaziritse ariko ijambo ry'uwasizwe arahagarara. Imana abonye ijambo avuze Imana itimaze ati nige cyo ufite. Imana ntago ishobora kubaza ngo ufite iki utarabanza kumenya ubutunzi bukuru. Muri make harimo ibintu bibiri. Harimo kwisobanukirwa kuwasizwe akamenya ubutware buri muri we. None harimo no kwizera kw'abakiri biva mu wasizwe. Hari uwasizwe utarisobanukirwa ubwo butwaye nta bukoresha. Noneho hari n'abumva uwasizwe ntibizere biva mu kanwa k'uwasizwe. Harimo kwisobanukirwa k'uwasizwe hakabamo no kwizera no kw'abakiri iby'uwasizwe. Imana igakora. Aramanuka arambika inkoni hejuru y'inyanja. Inyanja yose icikamo kabiri. Iriya nyanja ni inyanja nini cyane. Abarambutse bakimara kwambuka kubera ko Mose yavuze ngo abanyegiputa mwabonye nimuzongera kubabonesha amaso ukundi. Mose ubwabyo yamaze guhanura ko batazongera kubabona. Byarangiye nyine ntibazongera kubabona. Ubundi byari gushoboka ko Imana bari kumara kwambuka igasubiranya inyanja batagiye kiriya gikuta iriya nyingi yari yashyize inyuma yabo iriya terika ikuri imbere kayizana inyuma kugira ngo ibakingirize hagati y'abanyegiputa rwa rukuta yashyizemo yari burureke. Ikahita irukurura ikahita irushyira ku nkombe ikavuga ngo niwe baretse kwambuka. Bamara kwambuka ikahita gusubiranya amazi abanyegiputa bagasubira iwabo. Ariko kuko Mose yavuze ko batazongera kubabona. Kuko Mose yavuze uwasizwe yavuze ko batazongera kubabona ukundi batazongera kubabonesha amaso ukundi. Mose yari yarasizwe barangijwe n'ijambo ry'uwasizwe. Ijambo ry'uwasizwe kano kanya niritera abarozi bakuroga kwihana. Ijambo ry'uwasizwe niribimure ribajyane ku gasi niba banze kwihana. Nimuranyumva hari n'igihe bananirana bagapfa. Ibyo urabizi Imana yabwiye Mose ngo nukemerere ko umurozi kazi abaho. Imana yabwiye Mose wabyumvise tubahaye amahirwe ya mbere abarozi. Icya mbere tubahaye amahirwe yo gukizwa. Wabyumvise
niba ari ibindi bintu bakiga tubambuye imbaraga bakoreshaga bakuroga nibagenda Imana ibibimuye ku gasozi gatuyeho abantu ibibajyanye ahantu bagiye kurisha nka Nebukadinezari abo ni abarozi amahirwe ya mbere kwabagezayo kwihana abo ni amahirwe ya kabiri nibagera kuri ako gasozi nibagira icyo bakuramo ijambo Mose yavuze rirabasohora Imana yabwiye Mose si amahirwe ntituyabahaye kandi ubwo twavuze twavuze tuma turasengera abantu ntabwo dushaka ko abantu b'Imana bakomeza guhora basenga batazi ibyo barimo kuko hirya yo kumenya aho ikibazo kiri agomba kumenya ese ni ukukimenya gusa umuntu agaceceka cyangwa hari icyo umuntu yakora nicyo turi gukora rero hirya yo kumenya ku isoko yahumanye hakaza uwasizwe yego hari ikigomba gukorwa niko bigenze umva hari ikigomba kuba nibirangiye birarangiye byabaye byari byoroshye ko Imana iza gukoresha ubwo buryo mvuze bwa mbere Abisirayeli bakagera i Kanani Egiputa iri hafi na Israheli bari wenda kuzajya mu masoko bakazahurira mu isoko n'umunyegiputa ugasanga rya jambo Mose yavuze ko ari abanyegiputa babonye ntabwo yavuze igihugu cyose cya Egiputa nabo babonye iyo aza gushyiramo igihugu cya Egiputa cyose Egiputa yari kwitihanagurika ku isi yavuze ab'amaso yabo buriya ijambo ry'uwasizwe ryageze kwa Lazaro isanga Lazaro yarapfuye Yesu arababwira ngo nuwasizwe aravuga ngo nababwiye ko nimwizera muri bubone ubwiza bw'Imana arangije yagiye mu gituro aravuga ngo Lazaro kanguka ako kanya kivuga ngo zuka iyo ataza gutoranya izina mu mazina akavuga ngo abapfuye ni muzuka isi yari kwita igira mbotiyaje kubera iki ni ijambo ry'uwasizwe haleluya Yesu azi gutoranya izina ryabo yavuganye nabo Yesu azi gutoranya izina ryabo bafitanye igihango Yesu azi gutoranya izina ryabo yavuze ijambo kuko Lazaro yari yasinziranye ijambo yari yavuze ngo iyo ndwara si yo kumwica baranje barafata baragira gute barashingura ariko ashingurwa hari ijambo ry'uwasizwe ryamuvuze ari ijambo ry'uwasizwe ryamuvuzeho hari business abantu bafunze bayifunga ari ijambo ry'uwasizwe ryavuze mbo icyabaye rero niki ntabwo bigeze bajya mu bintu byinshi ako kanya Yesu azura Lazaro igitangaza kiba kirabaye ariko azuwe niki n'ijambo ry'uwasizwe yasinziranye iki ijambo ry'uwasizwe mbariza umuntu mwicaranye ngo wowe usinziranye ijambo ryande usinziranye nibuze ry'uwasizwe iyo bateka nubwo wayifunze ariko hari ijambo ry'uwasizwe ryayivuzweho reka tuze tubirebere neza abanyegiputa rero Imana avuga ati kugira ngo muri aba bantu bari babari inyuma kandi bababonye kuko bakebukaga amaso bakababona kugira ngo atazabamo akabazo reka ijambo Mose yavuze n'iryubahe Imana ibaha ijambo ry'uwasizwe uwo mwanya ubuka Yesu azamuka aravuga ngo data nzi ko usanzwe unyumva ariko ibi mbivugiye ku bw'aba bantu bangose iravuga ati okay sinaguteza abantu nazuke izi mbaraga ni imbaraga zitagaragara ariko zikora ibintu bigaragara sibyo ni imbaraga zitagaragara ariko zikora ibintu bigaragara turimo turavugwa ururimi rw'uwasizwe rero ntabwo runo rurimi abantu barabasha kurwishurira uvugana n'umuntu wasizwe ukahita umwita mugenzi wawe ati amavuta utemera ntagukorera ntacyo akumarira ugomba guhagarara ukagera ku rwego wemera amavuta wamara kwemera amavuta ukemera ikirere ukabanza ukamenya isoko y'uwabaye basize ari we Kristo ubundi ukemera Imana ukemera n'abo yatumye niko muri wa mukase twavuze wemera Imana wemere n'abo yatumye nubyemera rero haraza kuba ibintu bikomeye mu buzima bwawe uraza kwiyambura za karande ziwanyu z'agasuzuguro uraza kwiyambura za karande ziwanyu zo kutemerana uraza gusenya iyo karande uraza gusenya uwo mwuka uraza gukubita icyo gicaniro uraza kwirukana izo mbaraga urava ku rwego rwo kuba umuntu usanzwe uhinduka umuntu udasanzwe reka twihute uribuka abami ba kabiri ibice 4 umurongo w'8 hari umugore biravuga ngo yari umukire ariko nta mwana yagiraga abonye Elisha ngaramufata mwubakira icyumba cyo hejuru amaze kukimwubakira Elisha kuko yari yarasizwe yayisagarara aravuga ngo madamu urashaka ko tugukorera iki niko yamubwiye
aravuga ngo yagiye nibera mu bacu. Aravuga ati wibera mu banyu ni urasha Bibiri mwita umukire. Impamvu aravuga ngo nibera mu bacu, aravuga ngo urashaka kumenyekana ku mwami, aravuga ngo nibera mu bacu. Ni nko gusanga umuntu ukomeye kumubwira ngo urashaka kumuhuza n'umwami. Abantu bakomeye mu gihugu ni ibintu bisanzwe, kuko ari amanama amwe namwe babitabira, ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko hari imisanzu runaka baba batanga, ni ngombwa baba bakenewe. Ubwo se kumubwira ngo ugiye kumuhuza n'umwami, arakubwira ati nibera mu bacu, siko bigenda. Mbo urashaka guhura n'umugabo w'ingabo, niko Elisha yamubajije, wahura n'umwami? Umugabo w'ingabo nimuhure koko, si ibintu byoroshye, bahereye hejuru. Elisha ashaka icyo akora arakibura, kandi kuko aka kanwa gafite ububasha bwo kuguhuza n'ibyo udafite. Ni akanwa k'uwasizwe, ururimi rw'uwasizwe. Twari twabibemereye ko tuzabisesengura kugira ngo bumve imbaraga z'uru rurimi, bumve n'abantu zagiye zigira ikintu zimarira, kuko izi mbaraga zigiye gukura abantu ku rwego rwo kuba abantu basanzwe, bahinduka abantu badasanzwe. Ibyarangiriye aho barakomeje. Uwo ni Elisha. Arangije Gehazi arazamuga ati ariko buriya boss, uyu buriya Gehazi n'andi makuru agira amakuru muri quartier. Yazamuga ati ariko boss urabizi, uyu mugore koko nkuko bivuga ni umukire, ariko umugabo we arashaje, kandi nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Bibiliya ivuga gusaza harimo ibintu byinshi, wabyumvise? Elisha ati nuko bameze ati nje nasigiye gutanga ibintu bidahari, je nta kibazo. Arongera mugatongera umuhamagara, ntabwo arigeze agira iyerekwa. Ndimo ndagira ngo nkuze abantu bamwe bavuga ngo none se ngo ko tuvuganye katigeze ayishurirwa ko uzari bari umuntu uvugana ngo yabanze usenga Imana ibanze guhishurira. Niba mutangiye kuvugana atayisa bibona, byihorere muganire, mwibyifuzo ufite gusengera. Ntabwo bikorwa nuko yabihishuriye, bikorwa nuko yasigiwe icyo kintu. Abure ni abantu bakwiye. None se Eri harwo yigeze ahishurirwa ko yari ingumba? Yamuhaye amakuru, amubwira ati nta kindi kintu ndi ingumba. Ibi ni nko gukuza abantu mu buriya. Iriya nawo ni wa mwuka ubara basa abantu, wa mwuka bajya kuraguza wo mu bapfumu. Nibwo yagendaga akagenda akifata akabanza agatanga inkoko y'ibara rimwe, yarangiza ati ndebera. Ni byiza, impano z'Imana zirakora, natwe turabahanuza, ariko ntabwo ibintu byose Imana ibihishura. Yego wikwira guterereza umuhanuzi kuba yavangirwa. Hari n'abahanuzi bajya mu marangamutima. Niba ugiye imbere y'uwo muhanuzi umufitiye ubuhamya, ukaba uzi ko afite iyo migabane ibiri, ukaba uzi ko yasizwe, mugera imbere mubwire ati umukozi Imana afite icyifuzo, nzamura imbere y'Imana, wizere ijambo agiye ko kwaturaho. Niryo rikomeye kurenza kuba yaguhanurira, kuko ubuhanuzi benshi barabufite, ariko ntabwo busohora. Ninde mu bantu badukurikiye utaravugana n'Imana uvuga ati rwose sindigera numva ijwi ry'ubuhanuzi? Cyane twakwinginga Imana ishobora kutunyuramo tukamuhanurira cyane. Siko ibintu biri. Oya niko bigenda. Ariko none ibyo wahawe niyo yabisoza kano kanya waba boss. Turimo turakubwira rero impamvu ituma bisohora. Ukeneye ijambo ry'uwasize. Haleluya. Arangije aramubwira ngo madame, umwaka utanga iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. 16. Bibiliya iravuga ngo nuko umugore abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisha yavuze, nk'uko Imana yavuze, nk'uko Elisha yavuze. Kubera iki? Ubwo bubasha Imana yabuhaye ba Petero. Iravuga ngo icyo muzahambura mu isi kizaba gihambura, no mu ijuru kizaba gihambura, n'icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambira. Wumvise Bibiliya? Urumvise iryo ni rya jambo rihita riza rikahita rigaruka rikaza rigakubitana cya gitabo cy'ingoma. Amaze kubyumva? Imana igabwe cyubaye. Nibi ngibi twari turimo tubwira abantu, turimo tubigisha, tubabwira imbaraga ururimi rwasizwe. Ni rurerure, rurimo ibintu byinshi, rurimo ibintu binini cyane, rurimo ibintu bikoze, rurimo ibintu byinshi, twakababwiyemo ibintu byinshi. Aka kanya rero nibyo twari tuje kugira ngo tubashe gusesengura, bumve za mbaraga za wa mukasi. John, twahuye n'abantu basizwe, ubuzima bwacu burahinduka. Kutuvuga amagambo gusa, imibereho yacu irahinduka. Twahuye n'abandi nabo, hari abandi bantu bahuye natwe tumaze gusigwa, ubuzima bwabo burahinduka.
sibyo urabizi umudamu wari waterejwe inzu cyamunara numwibuka miliyoni 150 bayigurisha miliyoni 35 etage uribuka icyabaye none se ko wari uhari dirya jambo natuye mubwira ngo inzu yawe yisubirane hari yashize ibyumuri bitatu bari batarakora imitation ngo bayimo kure mu maboko kuruzi byari byarangiye nese wigeze mvuga ngo Imana iravuze oya ntago ari Imana yarivuze naravuze ngo shingiye kuko nararebye sanga n'umwuka wabaga iwabo wo guhora abanyagwa ndavuga uyu mudamu n'umwuka wo kurengana ni karande madam inzu yawe ndayigushubije twari turi kuwa gatanu bayimushubije kuwa mbere nabugingo nubu na wa mwana apfuye bamushubije Elisha urabyibuka bamushubije Elisha bamaze kumusubiza Elisha aramufata aravuga ngo ndamuzura yaragiye ngo yikingira nayo ngo umunwa ku munwa amazuru ku mazuru arangije umwana aramuzura yanzu nayo bongeye kuyiteza bashe kwisubiza ku cyamunara aramamagara nari ndi mu Bubirigi ndavuga ni humura umunsi n'uwe araza turasenga ndavuga ni nanga kuko akakanwa ariko kayigaruye n'ubundi nyukuye ku cyamunara nk'uko umwana wa mugaruye aho yavuye nohereje ijambo nshuti yanjye iyi nzu ntago ikiri mu cyamunara kubera ijambo ry'uwasize kubera ijambo yarahanaguritse burundu nta kibazo ubwo nyine Imana ifite ukundi kuntu yabigenje uzabibona mu mavideo buryo umuntu adari ngo yitangira ubuhamya hari ubusesenguzi bwinshi tutajya twirirwa twinjiramo izo ni imbaraga z'uwasizwe rero tugiye gusengera abantu hari abantu benshi badukurikiranye bafite ubuhanuzi bagendanye igihe kirekire kandi nibwo bafite ubuhanuzi bwinshi cyane bagendanye ariko ubu buhanuzi bwaraje bukubitana n'imigozi y'iwabo bukubitana n'ibintu bibahambiriye turi mu mikasi 12 kati kiziriko cy'amateka ariko turacyari ku mukasi wa gatanu ntabwo wa gatandatu turawujya wakurikira noneho ibi bintu biracyabahambiriye biracyabaziritse niyo mpamvu Yesaya 6 kabiri avuga ngo gatandatu ngo abibutse Uwiteka nimo gahweme kugeza igihe Yerusalemu iyo rero maze kuruhuka ibi byose nawe utangira kubyikorera turagira ngo bano bantu nabo tubabohore nabo nibarangiza bagira ibintu bazajya biyirukanira igitabo cya Yakobo igice cya 5:17 haravuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nk'asi rero ubu bubashura bufite n'ubu burenganzira bufite nawe hari icyo wabikora icyari giswe no gusobanukirwa ko buri muri wowe warize ukabukoresha rero nuko ijambo ry'uwasizwe rikugeraho rikaguhesha ubwo bubasha Imana iguha umugisha John reka dusengera abantu bari badukurikiye twavuze ko tutazajya tumara umwanya munini kugira ngo ikiganiro kirusheho kuryohera abantu urakoze cyane zamuri isengesho dusengera aba bantu mu izina rya Yesu Kristo Imana ifite ubutwari Imana ifite ubushobozi umuntu wese udukurikiranye ijambo ryawe ndakumirwa ijambo ryawe ntakicangira nk'uko bavumye bakoresheje amagambo turabohora dukoresheje ijambo mu izina rya Yesu tureza dukoresheje ijambo ubwo butware bw'iryo jambo nk'uko yakavuga ngo genda amahoro Imana ya Isirayeli igwica umutima ushaka ariko yari amaze kugaragaza ikibazo abamaze gusobanukirwa turatura nibahabwe ikimitima mu izina rya Yesu Kristo turaburizamo izo mbaraga turatwika ubutware n'ubushobozi bwawe ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe ribeshaho abo dusanze bose bagiye batura ijambo bagiye bavuga bagiye batura kandi hakabaho kwatura kuwasizwe hakabaho kwizera kuwatura mu izina rya Yesu abadafite umuryango nibaruremerwe mu izina rya Yesu abatabashaka nibashake mu izina rya Yesu abari bakinze bizinesi nizikingurwe hari ijambo ryatuwe barakinga twatuye ijambo nibakingure hari abakora ntibagire icyo babona twatuye ijambo nibakore bahirwe mu izina rya Yesu Kristo kubw'ijambo ryawe kubw'ijambo ry'uwasizwe riherekeze tuzumva amashimwe kuko Hana yaje kubyara mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibaha umugisha Imana ibagirire neza amen.